akaraga intuza neza mamanyi cyane bituma abantu badasinzira iyo bari mu kazi nijoro adasinzira mu kabari ariko dija Sonia habari za asubuhi yewe byanya byose Soni ahita avuga ati urashaka iki aravuga ati ndashaka green lounge lounge ubwo yarimo abatinganyikazi na Muyango baba ati aba bana mu bavane hangaha urumva gahunda yo kubavana muri niyo yakurikiye hanyuma umukobwa utageze umenya memo actually she did not get the moment bro wo bita Brian ntabwo yamenye ukuntu gahunda yagenze yavuye igisenyi gucumitana kwa toxique asanga Philip itarimo arakirininga out iyo bita green lounge ya taking over Muyango kimara kumenya yuko bitari bukunde yuko ndagaruka green lounge atajya Uganda Kampala yafite pase ikintu kitipe ibya Uganda nabyo ubwo twabivugaho Tony yamaze kumujugunya hanze muri make umukobwa wa mbere uyoboye muri Kigali ninde ni Sonia unyara kajya DJ Sonia ubu ni Sonia hanyuma rero nk'umuntu wari inshuti ya Sonia mbere yuko bashwana Muyango afite ukuntu yari inshuti ya Sonia bari baziranye mukunda hano hari imvugo igira iti so ibyakurikiye nibi ngibi rero ubwo tuje kujya kuri message yego Muyango ari muri Uganda amaze kumenya ko Kigali imurangiranye anyway Muyango byarangiye twese turabizi ko yarangiye c'est fini it's done finished no muri Kigali n'abamagagazi bose barabizi Muyango yarangiye c'est fini urumva ibintu yijyanye